Yobu ntiyaretse Imana ye, Yobu ntiyaretse Imana ye. Haleluya, Yesu ashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye uri kuri mikoro nitwa Iraguhaja Muhorana Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu igice cyaho cya mbere. Turasoma umurongo wa 12, turasimbuka dusome n'uwa 18 n'uwa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Akibivuga haza undi ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiriraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka enye z'inzu, maze inzu igwira abo basore barapfa. Ninjye warokotse njyenyine ukubikubikira.